Ndagushuhuje kandi mwifurije gukomeza kujya kuri uyu munsi turi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu 2020. Gushimire cyane wowe wemeye kubana natwe ukemera gukanda subscribe kuri channel yacu yitwa Salama TV, ukemera gukanda n'akazogera by'umwihariko ukajya muri comment ukajya ugenda uduha ibitekerezo buri uko bwije nuko bukeye kugira ngo turusheho gukomeza kubana. Ese waruzi yuko ushobora kugira neza ukabisanga imbere? Ese by'umwihariko wumva yuko ugufasha ari cyo kintu cya mbere cy'ingenzi kibaho ku isi, ku buryo umuntu wari we wese ushobora kumufasha utitaye ku cyari cyo no kucyo wifuza ko yabaha? Reka mbigushimire cyane, nkomeze kwifuriza gukomeza kugira umutima mwiza wo gufashwa ndetse no gufasha no kurangwa n'urukundo no kurangwa n'ubumuntu. Ndagushimiye, nkwifurize gukomeza kugubwa neza aho uherereye mu bihugu bitandukanye, byaba ari ku mugabane w'Uburayi, yaba ari muri Aziya, Amerika ndetse no muri Afrika, East Africa, Rwanda, mu Burundi, Kenya na Tanzania na Uganda. Mwese ndabashimiye cyane, mbifurije gukomeza kugubwa neza, mbifuriza gukomeza kwirinda COVID-19. Kuyu munsi Salama TV tuba tugenda tunyarukira hirya no hino hatandukanye kugira ngo tubagezeho amakuru menshi agiye atandukanye. Ariko by'umwihariko ushobora kumenya ngo ese niki kintu cya mbere wakora kugira ngo ubashe kurama, niki kintu cya mbere wakora kugira ngo ubashe kubaho neza? Icyo ni ikibazo nguhaye, nawe ukibaze kandi ugisengere kugira ngo uzakibonere igisubizo. Salama TV twifuje guhera ku makuru agiye avugwa hirya no hino, aho mu gihugu cy'u Burundi hemejwe yuko itariki ya Perezida Pierre Nkurunziza wayoboraga iki gihugu cy'u Burundi wamaze kwitaba Imana. Byavuzwe ko itariki agomba gushyingurirwaho yamaze kuba yajya hanze. Guverinoma y'u Burundi yamaze kwemeza uwari perezida w'iki gihugu Pierre Nkurunziza azashyingurwa kuri uyu wa gatanu ku itariki 26 z'ukwezi kwa Kamena 2020. Itariki yo gushyingurirwaho Perezida Pierre Nkurunziza yemejwe n'inama yahuje abagize guverinoma y'iki gihugu kuri uyu wa gatanu ku itariki 19 Kamena 2020. Akaba azashyingurwa mu murwa mukuru w'ubutegetsi witwa Gitega Irimbi. Azashyingurwamo rikaba riherereye muri komine ya Musinzira mu mujyi wa Gitega, nk'uko ikinyamakuru dukesha inkuru cyitwa COS kibitangaza. Imirimo yo gutunganya imva yateganyijwe gushyingurwamo uyu wahoze ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza irarimbanyije. Bivugwa ko iri kubakwa mu buryo butangaje n'imwe muri kampani z'Abashinwa zikorera muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Naho imirimo yose ijyanye no kwitunganya ikaba iri gutegurwa n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igipolisi cyaho. Perezida Pierre Nkurunziza yishwe n'indwara y'umutima ku itariki ya 8 Kamena 2020, nk'uko guverinoma yabitangaje. Kugeza ubu ngubu yamaze gusimburwa n'uwahoze yitwa Majoro General Evariste Ndayishimiye, wari uherutse gutorwa kuyobora iki gihugu kwa 20 Gicurasi 2020. Uyu mugabo akaba yaranarahiriye gutangira inshingano zo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi ku itariki 18 Kamena. Reka ngaruke ku yandi makuru akomeze kugenda avugwa muri ibi bice bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Ndakubwira yuko polisi yataye muri yombi abantu 13 bari mu ruhererekane rw'ubucuruzi bwa caguwa, kandi tuzi yuko ubu bucuruzi bwari butemewe. Kuri wa gatanu ku itariki 20 Kamena, polisi y'u Rwanda yerekanye abantu 13 bari bagize itsinda ry'uruhererekane rw'ubucuruzi bw'imyenda ya caguwa mu buryo bwa magendu. Ni ubucuruzi bwakorwaga binyuze mu miyoboro mugari wo guhanahana amakuru, buri umwe akaba afite inshingano ze n'undi afite inshingano ze. Aba bantu bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye, bafatirwa mu mujyi wa Kigali, ariko imyenda yabo bayikuraga mu karere ka Karongi nyuma yo kwitumiza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo Nyaminani Alex ari mu bafashwe, avuga ko asanzwe acuruza imyenda ya caguwa ndetse n'ibindi bicuruzwa hano mu mujyi wa Kigali. Avuga ko ubucuruzi bwa magendu habamo uburyo bwo guhanahana amakuru, imyenda ikava muri Kongo ikaza mu Rwanda inyuze mu kiyaga cya Kivu, noneho yahagera hakaba ari itsinda rizajya kuyikurayo riyizana mu mujyi wa Kigali. Yagize ati
tuvugana n'abantu bo muri Kongo bafite iyo myenda tukabishyura kuri telefone, imyenda bakayizana mu Rwanda banyuze mu kiyaga cya Kivu. Iyo igeze ku ruhande rw'u Rwanda ihasanga abantu bacu bagomba kuyizana hano mu mujyi wa Kigali. Muri abo bantu harimo ushinzwe guhuza ibikorwa, gushaka imodoka izajya kuyizana, gushaka abazayiherekeza barimo umumotari n'uwahetse, umuntu azagenda inyuma y'iyo modoka n'undi uzaba uri kumwe n'umushoferi w'iyo modoka. Uwitwa Mashyaka Aristide akaba ari we wari umuhuzabikorwa ugomba kumenya uko iyo myenda yavuye muri Kongo ikagera kuri Nyaminani. Gusa Nyaminani avuga ko iyo myenda yamaraga kumugeraho yayihaga abakarani bo mu isoko rya Kimisagara, bakaba ari bo bayicuruza bakamuzanira amafaranga. Mashyaka Aristide nawe yafashwe nyuma yo gufatwa. Mashyaka avuga ko yemera ko iyo myenda igeze ku butaka bw'u Rwanda ayigeza kuri ba nyirayo. Yagize ati njyewe icyo nari nshinzwe ni ukubikura ku kiyaga cya Kivu nkabigeza kuri bene byo hano mu mujyi wa Kigali, nakodeshaga imodoka n'abandi bantu banjyana nayo ikabipakira, n'abandi bantu bakagenda baduha amakuru y'uko mu muhanda hagenda hameze. Amashyaka avuga ko yavuganaga n'itsinda ryagiye kuzana iyo myenda ya caguwa muri uwo mujyi wa Kigali. Yafashwe amaze kuzana iyo myenda Nyaminani inshuro ebyiri, ariko hakaba hari undi muntu utarafatwa yayizaniraga. Nzayimana Manuel yari umushoferi wakodeshwaga kujya kuzana iyo myenda. Avuga ko yahawe ikiraka cy'amafaranga 40,000 akajya i Karongi kuzana iyo myenda. Akimara kuyizana mu mujyi wa Kigali agahita afatwa. Yagize ati Mashyaka yaraje arankodesha ngo njye kumuzanira imyenda, twari twayivanze n'ibijumba ndetse n'imyumbati kugira ngo tujijishe abari buze kuduhagarika mu nzira. Nyuma habagaho hari undi muntu wicaye kuri ibyo bintu ari we mukarani, undi twicaranye agenda avuga uko mu nzira hameze. Naho Ndahayo Isayi yari umumotari ugenda imbere y'iyo modoka akagenda ahetse uwitwa Nshimiyimana Jean Marie Vianney. Umukarani uruhare rwe ngo rwari kujya gupakira iyo myenda ndetse akanagendana na Ndahayo kuri moto agenda atanga amakuru uko mu muhanda hameze. Nshimiyimana avuga ko iyo mu muhanda yasangaga hari abantu bari guteza ibibazo nk'abapolisi yahitaga ahamagara abari mu modoka bakanyura izindi nzira, ubwo nawe akabwira umumotari bagasubira inyuma bakajya kureba ya modoka uko bimeze. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Commissioner of Police CIP John Bosco Kabera avuga ko ifatwa ry'abari abantu bose ryaturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage, ari naho ahera bashimira akomeje gutanga amakuru anabashishikariza abandi nabo kujya batanga amakuru. Yakanguriye abanyarwanda kwirinda kujya mu mirimo itazaramba kandi izabagusha mu gihombo n'ibyaha bikomeye. CIP John Bosco Kabera yagize ati turakangurira abantu kureka ubucuruzi butazaramba. Benshi muri bariya bari bafite indi mirimo bakoraga ibatunze, ariko ubu ngubu bagiye gufunga iyo mirimo ihagarare kandi byari bitari ngombwa. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CIP John Bosco Kabera avuga ko bari abantu bashobora guteza umuryango nyarwanda ibibazo by'icyorezo cya COVID-19 ngo kuko bajya kwakira iriya myenda ivuye hanze y'igihugu. Gusa avuga ko polisi y'u Rwanda itazabihanganira. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda John Bosco Kabera yavuze ko bari abantu bagiye gushyikirizwa ubugenzacyaha bakorerwa idosiye zahanwe hakurikijwe amategeko. CIP Bosco Kabera avuga ko bakoze impururane y'ibyaha nko kwambuka imipaka bitemewe, ubucuruzi bwa magendu, kunyereza imisoro y'igihugu ndetse no kuba bakura icyorezo cya COVID-19 mu bindi bihugu bakaba bakizana mu banyarwanda. Ndagushimiye, nkwifurije gukomeza kugubwa neza wowe wabanye natwe kuri Salama TV. Nshimire wowe wamaze gukora subscribe kuri channel yacu. Nshimire nawe ugenda uduha ibitekerezo muri comment buri uko bwije nuko bukeye. Reka ngushimire cyane, nkwifuriza gukomeza kugubwa neza aho uherereye hose. Nkwifuriza no gukomeza kwirinda COVID-19, ari nako nkomeza kwifuriza kugira umutima mwiza. Ese
nanakubaza ngo uyu mwaka ku bwawe wakugendekeye ute? Nimba utarakugendekeye neza komeza wihangane, kandi nimba waranakugendekeye neza ukomeze wishimire Imana. Mbashimire mwese, mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza, Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubaha ibyo mwifuza byose. Ngendera ki promoter kuri Salama TV, ngushimire cyane.